Nongere mbifuriza ibihe byiza nanone mwebwe mukomeje kudukurikira ndetse mukanatwereka ko mudukurikira 5 kuri 5 aho muri hose mu bice bitandukanye, abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko mudahwema gukurikirana ibibera i Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari, mwese ndabaha ikaze. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibinyujije ku muvugizi wacyo Major General Sylvain Ekenge cyemeje ko Brigadier General Olivier Gasita umaze iminsi yarabujijwe n'abazalendo gukora inshingano ze bamwita icyitso cya M23 yagizwe umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikare muri Uvira mbere y'uko Goma na Bukavu bifatwa. General Sylvain Ekenge yasabye abanyekongo kumva amabwire y'abashaka gucamo ibice abanyekongo by'umwihariko abashaka guteza umwijyane hagati ya FRDC igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo bakorana bya hafi mu kurwanya inyeshyamba za AFC 23. Ati General Gasita yagenwe na Perezida ati mbere y'ifatwa rya Goma, mbere y'ifatwa rya Bukavu mu nshingano za komanda wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare, kandi ni ku cyemezo cy'ubuyobozi bwo hejuru ashyigikiwe byimazeyo n'igisirikare, ashyigikiwe byimazeyo n'ubuyobozi by'umwihariko ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa FARDC yakomeje kandi avuga ko ubwo buyobozi bw'ingabo buzi neza ko General Gasita akunda igihugu cye kandi ko nta cyamuhindura, kandi iyo bitaba ariko bimeze ubwo buyobozi buba bwaramushyize aho adashobora kubangamira inyungu z'igihugu nk'uko byagenze ku bandi ubu batawe muri yombi. Yakomeje agira ati igisirikare cya Kongo kandi kiratangaza ko gishyigikiye byimazeyo aba Wazalendo bakunda igihugu, kandi kirabasaba kutemera gukoreshwa n'umwanzi. Ni uburyo bwo kuducamo ibice kugira ngo agerageze kuduca intege. Umwanzi azi ko nidukomeza kuba umwe atazigera abasha kugera ku ntego ze. General Major Sylvain Ekenge yakomeje kandi amenyesha kandi abaturage ko bagomba kumenya ko iyo wabaye umusirikare utaba ukiri umuntu w'ubwoko, ahubwo uba ubaye umukozi w'igihugu uko cyakabaye. Ati General Gasita ni umuntu ukunda igihugu bya nyabyo, ati wabyerekanye aho yanyuze hose. Iyo haba gukekwa, iyo haba gushidikanywaho, ntabwo yari kuba yidegembya uyu munsi wa none. Yasoje asaba rubanda kutumva ibihuha ndetse asaba Wazalendo kutazongera kwemera gukoreshwa no kugwa mu bishuko by'umwanzi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo inyeshyamba za Wazalendo n'andi matsinda yo muri Kivu y'Amajyepfo bamaganye icyemezo cyo kugira General Gasita umuyobozi w'ingabo, bavuga ko afite isura y'abanyamahanga, aho umuyobozi wabo wiyise General Makanika Kasimbira muri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko batakwemera bakomanda b'ingabo z'abanyarwanda muri Uvira ndetse bahagarika ubuzima mu mujyi, bakora imyigaragambyo mu rwego rwo kubyamagana. Ibyakomeje kugenda bigarukwaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero abazalendo bashinjwa ko bakomeje kugenda bitambika rero icyemezo cyo guha General Gasita inshingano. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko uwitwa uwahoze ari umudepite wa Kivu y'Amajyepfo Justin Bitakwira yatanze umuhamagaro kuri Perezida Felix Tshisekedi na guverinoma ye ku bijyanye n'iki kibazo, avuga ko ari ingorabahizi mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi igera kuri 3 yikurikiranye ubuzima bwahagaze muri uyu mujyi, nta gikorwa cy'ubukungu, nta rujya n'uruza ndetse n'amasoko afunze. Nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi muri Uvira itewe n'inyeshyamba za Wazalendo zanze ko General Olivier Gasita wa FARDC uturuka mu bwoko bw'abanyamulenge atangira inshingano ze yahawe na Perezida Felix Tshisekedi zo kuba komanda wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare mu Kivu y'Amajyepfo, zimushinja kuba icyitso cya M23. Justin Bitakwira yinubiye kandi mu butumwa bwa video yatangarije Kinshasa ati nta buzima, ati kuguhagarika ubuzima, ati bigaragaza ihungabana rikomeye cyane ndetse n'ikibazo cy'umutekano gikomeye kugaragara muri uyu mujyi wo ku mpaka, atusanzwe umaze imyaka myinshi cyane urangwamo ibikorwa by'urugomo bya hato na hato. Mu magambo ye mu rurimi rw'igifaransa, Justin Bitakwira alerte sur la situation explosive à Uvira et interpeller le gouvernement. Rancieux député national du Sud Kivu Justin Bitakwira
a lancé un appel solennel au président Félix Tshisekedi et à son gouvernement face à la situation qu'il a qualifiée de. Akaba rero ari byo byakomeje kujya bigaruka mu butumwa bwe rero bitakwira ntabwo yigeze arya iminwa, yabwiye perezida Felix Tshisekedi adaciye ku ruhande ati bibera muri Uvira bikwiye kwitabwaho byihariye, ati ndamutse ncecetse naba mbigiramo uruhare kandi mpamwa n'icyaha. Bitakwira yakomoje kandi ku gutsindwa iteka kw'ingabo za Congo zatsinzwe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yibaza ku basirikare bakuru bashinjwaga kuba barataye Bunagana, Rucuru, Masisi, Goma na Bukavu, ariko bakomoje kuzamurwa mu ntera ndetse no gushyirwa mu turere tugeramiwe nka Uvira. Kuri we ntabwo uzamura mu ntera ikipe yatsinzwe, ati uyu wahoze ari umudepite ashimangira akamaro k'uyu mujyi wo muri Kivu y'Amajyepfo, yashimangiye ko Uvira izaba bariyeri ibuza ingabo zirwanya leta kwambuka zinjira muri Katanga. Ashimangira ko gutsindwa uko ariko kose muri Uvira bizafungura inzira yo guhungabanya umutekano mu gihugu mu buryo bwagutse. Yibukije kandi ko mu mateka ya Kongo nta ntambara yigeze iva mu majyaruguru ijya mu majyepfo, intambara zose zatangiriye mu majyepfo zerekeza mu majyaruguru, bityo bigira Uvira na Fizi izingiro ryo kwihagararaho kw'abanyekongo. Mu gihe anenga imyitwarire y'abanyapolitiki n'abasirikare, Bitakwira aramagarira kandi abatuye Uvira kugira ubumwe no kuba maso, mu gihe ari umwe mu bantu bakunze no kurangwa n'imvugo zibiba amacakubiri cyane cyane yibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hanyuma ati ntimugabe igitero ku bwoko ubwo ari bwo bwose, muryango uwo ari wose. Mu gihe avuga ko adashyigikiye amakimbirane yose ashingiye ku bwoko ashobora gukomeza ikibazo, anongeraho ko niba Kinshasa ikomeje nk'uko abivuga kugarura abasirikare batsinzwe mu rugamba rwabo rwose ari akaga gakomeye cyane ko kubona Uvira nayo yigarurirwa. Yizera ko abayobozi bamwe b'ingabo bakagombye kubazwa ibyo bakoze imbere y'inkiko aho gukomeza gufata imyanya y'ingenzi mu gisirikare. Juste Bitakwira aravuga ibi mu gihe M23 itangaza ko iri mu misozi yose ikikije umujyi wa Uvira, ndetse isaha iyo ari yose nibishaka izafata umujyi ikawongera ku yindi ikomeye cyane imaze kwigarirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irimo Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Reka mbashimire rero, mbifuriza ibihe byiza. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Kongo iracyashinja u Rwanda gufasha umutwe wa 23 ibirega ariko u Rwanda rutahwemye guhakana, ahubwo u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Gusa hari amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar agamije gushyira iherezo kuri iyi ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo.